sinshaka gukora ibyo njya nifuza, mwami nkoresha icyo wampamagariye. Sinshaka kuba uwo jyewe nifuza kuba, mwami mpindura uwo wampamagariye. Turabashimiye cyane mu ndamutso y'umwami wacu Yesu nashimwe. Turabashimye cyane ko mukomeje kudukurikira hano kuri Irabivivaguye TV na cya gitaramo cy'iminsi 7 twabateguriye. Uyu ni umunsi wa 3, amazina ni Furaha. Turakomeje n'indirimbo ivuga ngo ibyo unyuramo. Hari byinshi uhura nabyo bikababaza umutima wawe, naho watakambira Imana igasa naho itakwitayeho. Kubaho ukumva ntacyo bikikumariye, urababaye nshuti. Wasubiza amaso iyo uvuye ni kure kandi ni habi cyane, watekereza aho ugiye bikagukomeretsa umutima. Nyamara wareba abandi uko babayeho, rwose ukiheba nshuti. Ibyo unyuramo biruhije nshuti, n'iby'igihe gitoya ntibihoraho, ntibigatume uteshuka ngo ureke Imana. Imana idahemuka jya uyizera, yasezeranye kwizabana nawe no mu bihe nk'ibyo biruhije. Nubwo isezerano ryayo risa naho ritinda, ntabwo rizahera jya uyizera. Agahinda ka buri munsi mu mibereho igoye cyane, wumva usuzuguwe na bose ndetse n'ababandi mujya musengana. Nyamara mu bihe nk'ibyo wibuke yuko hari inshuti nyanshuti, irakuzi bwakundi ukanguka ukicara ku gitanda cyawe, unitse umutwe mu biganza urira cyane rwose ushavuye. Nta yindi ni Yesu ufite ibanga ry'ubuzima, jya utekereza Yesu. Ibyo unyuramo biruhije nshuti, n'iby'igihe gitoya ntibihoraho, ntibigatume uteshuka ngo ureke Imana. Imana idahemuka jya uyizera, yasezeranye kwizabana nawe no mu bihe nk'ibyo biruhije. Nubwo isezerano ryayo risa naho ritinda, ntabwo rizahera jya uyizera. Nubwo isezerano ryayo